Agaciro kawe ntikagenwa undi. Abantu bashobora kukuvuga uko bashatse, ariko mu by'ukuri ntibaba bazi urugendo rwawe. Wavutse ufite impano, ariko ntuzemere ko amagambo mabi ayizimya. Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze, mwe mwese tudahwema kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni inkunga ikomeye cyane, kandi ndashimira abakanze subscribe. Nawe niba ukiri mushya utarayikanda, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Muri aka kanya ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho iravuga ngo ntuzemere ko bagushyira hasi. Ntuzemere ko bagushyira hasi. Urumva ko ari ingingo ikomeye cyane kandi irimo amasomo akakaye cyane. Mu buzima rero abantu baguca intege, bakakubwira amagambo atari meza, ariko jya wumva ko ibyo byose atari ukuri. Nubona baguca intege, wowe uzarushaho gukora cyane ubirengagize, kubera ko iyo ushaka kugera ku ntego runaka, wowe ubwawe ni urisetinga ugakora cyane kugira ngo iyo ntego ubashe kuba wayigeraho. Naho nubona baguca intege nawe ukabigenderaho, ibyo bizatuma iyo ntego yawe itagerwaho. Jya umenya ko ibyo bavuga atari ukuri, ahubwo ari ibitekerezo byabo gusa. Kwizera hawe heza hazaza ni intwaro ikomeye, kandi uhereye none wagera ku cyo wifuza. Icyizere niyo ntwaro ugomba gukoresha muri byose. Uwo uri we ni wowe ubwawe, kandi ni wowe wimenya, ni wowe ushobora guhindura ubuzima bwawe. Rero amagambo mabi asenya abantu, ariko iyo utayakurikije wowe ubwawe ukiha intego ubwawe uyigeraho. Tangira wumve ko ari wowe ufite power ku giti cyawe. You have a power yourself. Nta muntu n'umwe ushobora kuba yahindura iyo power yawe. Niba ufite intego runaka, ntukumve ko amagambo yandi aturutse ku ruhande mabi agomba kuba yashyira hasi iyo ntego yawe. Wowe ubwawe kora, wumve ko ari wowe ugomba kwiteza imbere. Amagambo mabi bakubwira ntuzemere ko aba imfunguzo z'inzozi zawe. Ntuzemere ko agushyira hasi ngo akubuze gukora icyo wagombaga gukora. Gikore utitaye kuri ibyo ngibyo. Intego yawe umenye ko ari intego yawe nyine. Nta wundi uzaza ngo ayigufashemo, nta wundi uzaza ngo agutera imbaraga. Wowe ubwawe ni wowe ugomba kubanza wayisetinga neza, kumva ko ari wowe ugomba kuyizirikana ukayishyira mu bikorwa. Kandi nawe ntukabe umwe mu bashyira abandi hasi ngo nawe uce abandi intege cyangwa se ubashyire hasi. Wowe niba hari plan ufite ku giti cyawe, cyangwa se hari icyo wifuza gukora ku giti cyawe, jya ugerageza ugikore, ariko nawe wirinde kuba waca abandi intege ngo ubashyire hasi. Muri make ubundi icyo umuntu yifuza yagakwiye no kucyifuriza abandi. Niba wifuza kugera ku ntego runaka, byifurize n'undi mugenzi wawe. Ntukumve ko wagera ku ntego yawe runaka ariko mugenzi wawe agasigara inyuma. Jya wumva ko mwese muba mugomba kugera ku ntego zanyu, kandi mugafashanya aho bikwiriye. Ibyo ni ibintu byubaka abantu benshi babashije kubikurikiza, bikabageza ku ntego zabo cyangwa se ku cyo bashaka kugeraho. Akenshi nubwo usanga hari abantu bakurikiza amagambo y'abandi, ugasanga bacitse intege bitewe n'uko wenda ashobora kuba ari mabi, cyangwa se bakababwira ibintu biremereye, ugasanga nabo barabikurikije kandi batabishoboye, kandi ubwabo ku giti cyabo aribo bakiye intego, bakavuga bati tugiye gukora iki ngiki nicyo dushoboye, kandi icyo ngicyo uhisemo kikazakugeza ku byo wifuza. Urumva rero aho ngaho naho haba imbogamizi ku gukurikiza amagambo y'abandi. Icyiza uwo uri we ni wowe, ni wowe ugomba kwiha intego, ni wowe ufite ubutunzi bwawe bwose
ni wowe ugomba kugira icyo usetinga kandi ukazakigeraho. Rero tangira aka kanya nawe wiyumvishe ko ntawe ugomba kuguca intege mu buzima, ari wowe ugomba gukora kandi ugakora icyo wahisemo, kandi nubwo wenda nta mutwe umwe wigira inama, ugomba kugisha inama ariko n'ubundi inama nziza. Aya ni amasomo akomeye ugomba kumenya mu buzima, kandi niba hari icyo agufashije ntiwibagirwe gukanda subscribe, ngo wandike na comment utubwire icyo agufashije, kandi ndishimira cyane umuntu wese ubyumva agakuramo isomo rikomeye cyane ryamufasha mu buzima. Ndabashimiye rero, iyi ni Marembo TV, tuzasubira ubutaha. Bye bye.